ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Gusuje nanone kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ni ikiganiro cyane mugoroba tugarutsemo mwanira bawe cyangwa se build an everlasting legacy, n'amasengesho kandi biracyagendana kugira ngo abantu babeho neza. Tugomba gusenga. Sirasubiriyo neza. Ndashima Imana akomeze neza, ndashima Imana ko nongeye kandi kugaruka hano kumwe bw'abera muri ikiganiro cyane mugoroba. Ndashimira Imana cyane. Imana ikomera umugisha iguhe kurama, n'abandi bose kandi badukurikiye hano kumwe bw'abera Imana ibahe kurama, namushumba Imana imuhe kurama mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tuzongere tumubone, bamusure, bamuganirize. Mbese tuzashima Imana yongeye kugaruka kongera kubana natwe, ariko turabyizeye ko Imana iri kumwe natwe, turabyizeye ko Imana ikomeje kudushyigikira. Ndanezere kongera kugaruka imbere y'ubumwe bw'abera. Abantu bose badukurikirana mbasabiye kurama, barame bahirwa, barame bagubwa neza, bakira intsinzi, kuko Pawulo yaravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye, na n'ubu iracyaturokora kandi ikomeje no kuturokora iduha n'ibindi byinshi byiza. Na Petero nawe yagize umugisha, abona undi mugisha ukomeye cyane wo kuvuga ngo nubwo Herode ashaka kunyica buri bucyanyice, ariko mbonye ukuboko kwiza kw'Imana. Ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuba kuri Herode, ngo kuba kuri Herode gufata imbaraga za Herode, maze kuri Petero kumubera ubuzima, ngo bituma asohoka muri gereza bari kurara bamwiyongeje ngo bamwice. Nta rupfu rero rukiri ku muntu, ahubwo Imana igomba kurwigizayo, ukahabwa ubutsinzi, ugahabwa imbaraga. Ibicaniro bagucanyeho Imana ikabinaniza, kuko iyo twizeye muri aya masengesho iracyakora, iracyategeka, iracyaturinda, iracyatwimana kandi iracyatubereye maso. Nagira mbabwire ngo Yesu akomeje akazi ko gukomeza kuturwanirira, ariko ukamenya ahantu wahuriye n'intambara, wafatiwe, ibyagwizaho byatangiriye, inzira byaciyemo bikugeraho, kuko bifite amayeri menshi. Ariko iyo twizeye natwe igiducisha hejuru yabyo, ikaducisha hejuru y'ayo mayeri, ikaducisha hejuru y'ibyo biturwanya, ibyo biduhagurukira, ibyo bidutera ubwoba. Nagira ngo umenyeshe ngo wa mukobwa we, wa musore, wa mugabo we, nawe wa mubyeyi we, twizeye Imana. Amen. Iyo twizeye rero irashoboye. Iyo twizeye ni inyembaraga. Yego. Ngo Herode ngo amaze kwica Yakobo, ngo yiyongeza, ngabonye abantu biteye hejuru bishimye, yiyongeza Petero, ngamuraza mu nzu y'imbohe, ngo ari buke amwica, ngo kugira ngo anezeze Abayuda. Nyumvira nawe, ngo ari buke amurangiza. Ubwo urumva nijoro baraye bacana ibicano byo kubyina, byo kwishima, bavuga ngo baraza kwica na Petero. Yego. Ariko ngo bagira umwete, ngabitorero bagira umwete wo gusenga, nubwo bitagaragara muri iki gihe, ariko hari abandi basenga, bagasengera abantu b'Imana. Natwe tuje turi mu gusenga isengesho ruvuga ngo Imana ikubohoraho wabohewe na Herode, Imana igukuraho Herode yakwicaje, Imana igukuraho Herode yakwambitse umwambaro wo kugira ngo ugubwe nabi, umererwe nabi. Imana ugukureho, Imana igukureho ibiziriko Herode yagushyizeho agira ngo akwiyongeze uko ashaka. Oya, tujaha Imana ikora ibintu bikomeye, Imana ikwigaragarize, Imana ikurengere. Ngo Herode rero ari buke amwiyongeza, ngo ukuboko kwiza kw'Imana ngo kumanuka kuri Petero, ngo aboshye, ngo ari mu nzu y'imbohe, arinzwe n'abasirikare bangaheje 16 bose, ngo bamurinze.
ngo babiri bamugosa abandi ngo bari inyuma ku nzugi zikomeye, ngo kandi ngo ari mu mwijima. Haleluya. Imana igikorera ahantu hakomeye, ntabwo igikorera ahantu horoheje. Igakura umuntu ahantu hakomeye. Nje kubwira ngo muri aya masengesho ahantu Imana yagukuye, hari n'ahandi yongeye kugukura wari ugiye gushyirwa. Muri aya masengesho Imana irakwimanya, ntabwo Imana yakwemera ko wiyongezwa na Herode. Nabwo ngo muri aya masengesho Imana ikurinze kwiyongezwa. Herode umugambi yari afite yari kugira ngo akwiyongeze. Herode gahunda yari afite yari kugira ngo akwiyongeze. Herode kondisiyo yari afite yari kugira ngo akwiyongeze. Ariko Imana ivuganye nanjye, iramwe ikurinze kwiyongezwa na Herode. Herode mu byo yatekerezaga byose, mu byo yaragambiriye, iyi ndwara yaguteje yagira ngo ikwice, akagasuguro Herode yaguteje yagira ngo, ariko Uwiteka arambuye ukuboko kwe agukozeho, ngo akora kuri Petero, ngamukoma mu mbavu, ngakimara kumukora mama, kandi ngo akigera umucyo uraboneka. Herode ikibi cye agushyira mu mwijima, akurwanyiriza mu mwijima, akubohera mu mwijima. Hari abantu baboshywe benshi, barabohwa, batwawe imyenda, batwarwa imisatsi, barabohwa, kandi bagiraho ububasha, ibicaniro bibagiraho ububasha. Ariko nabwiye ngo Uwiteka agiye kubabohora, abakureho ibi bintu byose mwaboshywe na Herode. Herode yakwiciye ubukwe, Herode yasenye urugo rwawe, ndetse arimo ararugera amajanja n'urundi rusigaye. Herode arimo guteza ingorane mu kazi, Herode arimo guteza akaga. Ariho ndagira ngo umenyeshe amakuru akomeye, ntabwo Imana yakwemera yuko Herode akugiraho ububasha, ahubwo Imana ifashe umwanzuro wo kurwanirira. Ariko ikibazo ni kimwe, ntiwari wasobanukirwa igituma Herode aguhiga, ntiwari wasobanukirwa igituma uri mu gucanirwa ibicaniro bikomeye, ntiwari wasobanukirwa igituma uri mu kurota inzozi mbi, ntiwari wasobanukirwa igiri gutuma uhabwa inyama ukazihekenya imbisi, ntiwari wasobanukirwa igituma uri mu kwirukankanwa ibibaya imisozi, ntiwari wasobanukirwa igituma abantu barimo wambara imyenda itandukanye, ntiwari wasobanukirwa igituma ubona isanduku imbere yawe, ntiwari wasobanukirwa igituma ubona uri muri tuwareti, urota uri muri tuwareti. Ntiwari wasobanukirwa ibi bintu. Ni Herode uguhigisha uruhindu agira ngo akugirire nabi. Ariko hano ku bumwe bw'abera, imbaraga z'Imana, uburinzi bw'Imana, igitinyiro cy'Imana giye komeza kuba kuri wowe, ariko kuye no kuduhamagara kugira ngo Imana ikore ibintu bikomeye. Inomero urazibona ziba ziri hawe, Petero kuko yabanye n'Imana, Petero kuko yizeye, marayika kuboko kw'Imana, ariko marayika ngo kumukoma mu mbavu, ahagarara yicara, yari yaryamye aho ngaho mu mwijima, ahita ngo kumukoze mu mbavu. Uravuga ngo baduka, Petero ngo arabaduka n'ingoga. Aravuga ngo kenyera, ngo arakenyera. Aravuga ngo nkurikira, aramukurikira. Ngo iminyururu, marayika w'Imana, ukuboko kw'Imana, ngiva iratakara, igwa hasi. Siko numvise ijwi rimbwira ngo mbwira abantu bankurikiranye nonaha, hari ibintu byari bibaziritse ariko Imana ibikuye ku maboko yabo, hari ibintu byari bibaziritse ariko Imana ibikuye ku maguru yabo, hari ibintu byari bapfutse amaso ariko Imana ibikuye ku maso yabo. Siko hari igihe umuntu azirikwa amaboko ntagire ikintu yakira, uziko hari igihe umuntu azirikwa amaguru ntagire iyo agera, uziko hari igihe umuntu apfukwa amaso ntagire ibyo areba, ariko Imana iguhaye kongera kureba mama, wa mupapa, Imana iguhaye kongera kureba ibyiza, wa musore, Imana iguhaye kongera kureba ibintu byiza, wa mukobwa, Imana iguhaye kongera kureba ibintu byiza. Umva, uziko Imana bateje yindi ntambwe, uziko Imana yongeye kubimana, uziko Imana yongeye kubashyigikira. Ibicaniro ni byinshi ariko ntacyo bizadutwara kuko utudwanira arahari. Ni ukuri. Ibicaniro ni byinshi ariko ntacyo bizadutwara, ahubwo nuko umuntu atari yamenye ibicaniro ari mu gucanirwa uko bingana. Ariko mu nzozi warose buriya hari harimo igisobanuro cyo kugira ngo umenye uko bingana, nuko utabisobanukiwe. Ugomba rero kutubaza, ukatubaza, ukavuga ati ngiye izi nzozi narose zimeze uku nuku, ndota ibintu bimeze uku nguku. Duhita tuvanamo igisubizo cy'ibimenyetso by'ibyo urota, bigatuma dukubita izo mbaraga, tukazirukana, tugasenya, tukamenagura. Imana ikawukura muri uwo mwijima kubera ko twamaze kumenya igisobanuro cy'ibyo urwana nabyo. Izi mbaraga urwana nazo nubwo utari wazisobanukirwa, ariko hari izindi mbaraga natwe zikorera muri twebwe z'Imana, zigomba
kwirukana ibyo bicaniro, gusenya ibyo bicaniro, kwirukana izo mbaraga ziguhiga. Ibaze ukajya kuryama ukabona intozi zinjiye ziri kuri supanete. Cyo ni ibicaniro bagucanyeho. Intozi n'abadayimoni. Ukabona Maria Jose irimo iragenda hejuru, ukabona yikubise kuri supanete, yikubise irimo iraguhengereza, ikazajya izamura karizi kakakubitagura, ikazajya izamura karimi, ikazajya yizamura ikagondora, irimo irakureba. Ukumva imbeba, ufite parafo nziza, ugendera ahantu, uba ahantu heza mu gitanda cyiza, ukumva imbeba irimo ngo irimo iragucira ingoni. Abo ni abazimu bakuzanyeho za maneko z'abadayimoni, ugasanga imyenda yawe bayiriye, ugasanga abadayimoni bagufasheho ijambo, ibyo ni ibicaniro urimo kujye byagiye bigucanwa ariko utari wamenya. Muri uko rero natwe Petero kubera ko yasenze Imana, kuko yabanye n'Imana, ijuru ryohereza marayika musohoraho abadayimoni bari mu gukorera. Hari ubundi butsinzi, hari ubundi bushobozi Imana igomba gufata igakura mu nzira ibintu byose irimo kurwana nabyo. Urinjira mu nzu ubwoba bukakwica, wowe urinzira mu nzu waryama ukumva umuntu arimo aramera agenda ashinga inkoni mu nzu, uryamye ukumva urugi rurakingutse kandi ntabwo ari wowe urukinguye, si n'umuntu uri mu nzu ukinguye urwo rugi. Ni abazimu baguhagurukiye, karandi bayaguhagurukiye, abakonikoni baba baguhagurukiye. Ariko duhagaze muri izi mbaraga, muri izi mbaraga zimenagura ibicaniro. Uzi ko Gidiyoni yahagurutse akamena ibigirwamana, akamena ibicaniro by'iwabo, maze ngo bakamuhagurukira ko bati kuki yamenagwa ibicaniro by'iwacu? Ngo se ise arangije akora ikintu gikomeye, aravuga ati ise Yowasi agakora ikintu gikomeye, aravuga ati izo mana zitirwaniriye murashaka kuzirwanirira gute? Ariko kubera ko yari yamenye ibigirwamana, Imana imubwira ijambo ryiza rikomeye, iramubwira ngo Gidiyoni, humura, nta gupfa, nta rupfu rukuriho. Ibi bicaniro rero byaguhagurukiye, ibicaniro biguteje ubwoba, ibicaniro biguhiga, ibicaniro bikubujije amahirwe. Uzi ko igicaniro abadayimoni baba bacanye ugira diplome ukabura akazi, igicaniro baba bacanye uzi ko ugira perimi ukabura imodoka yo gutwara, igicaniro baba bacanye ubura na moto, igicaniro baba bacanye uzi ko abantu bagutesha agaciro kandi uri uw'agaciro, igicaniro baba bacanye uzi ko uba ushoboye, uba ufite ibyo ushoboye ariko abantu bakabona nta kintu ushoboye. Ibi bicaniro bigomba gucika ku buzima bwawe, tugasenga Imana ikakwimana, Imana ikagukomeza. Ngo Petero arasohoka kuko atarafite uburyo bwo kwinyagambura, ariko kuko ijuru ryari ritabaye rimubere igisubizo, rimubera imbaraga, rimubera ubushobozi n'igitinyiro, kubera ko umwami agukunda. Ubwo umwami agukunda rero afite gahunda. Uhamagare aho wafatiwe, ibyagufasha urabizi, byakurwanyije urabizi, biguhiga urabizi, ibiguteye ubwoba urabizi. Nicaye hano nje kubwira ngo ntugire ubwoba, urupfu ntabwo rukuriho, kuko Uwiteka agiye kukurwanira. Ariko ibimenyetso byarwo birimo biragaragara, kuko ibicaniro birimo biragucanwaho, kuko ushingiye ku byo warose, ushingiye ku byo ubona, ushingiye ku bwoba ufite, ushingiye ku byo uri mu gucamo, ushingiye ku buryo ubona akazi bikurwanya, ibitero bikurwanya, biguhiga. Inshuti yanjye, nawe urabizi ibyo urwana nabyo. Ariko aya masengesho nayo gukubita, nayo kumenagura, nayo kwirukana, ugahabwa intsinzi, ugakomera. Nawe urabizi ibyo urwana nabyo, nubwo utanavuga, ariko urabizi igihe ugezemo, uko uri n'uko umeze, urabizi biguhiga. Ariko dushingiye yuko Imana ifite gahunda yo gukomeza kukwimana no kugushyigikira, ugomba kutubwira ati nafashwe uko, byagenze uko, yego, ibyampize bimpiga uku nguku, ndara ndota ibi, ndota nginyama, ndara ndota. Umva, ubona amaso abadayimoni bayakuramo, ubona amaboko bari mu kuyaca, ubona amaguru bari mu kuyaca, bari mu gutereka ibisahani byuzuye inyama n'amaraso n'ibiki byose bagutonge. Si imbaraga zo mwijima zaguhagurukiye. Ubona wambara amakanzu, ubona amakanzu ya kera, uniform, urimo kubona urota inzozi mbi, urota inzozi, ubona urimo bagukoresha akazi ko mu rugo, ubona bagusuzugura, ubona urimo kwikorera ibishinga, ubona urimo gukorera ibicaniro bigomba gusenywa ku buzima bwawe, kuko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Muri mbye yaravuze ngo nkunda kumva makuru y'umurwa, uri kuratagera ibyago. Aya ni amakuru tukuzaniye yuko ibicaniro biguhiga. Nubwo biguhiga nta bubasha bigufiteho, ariko ugomba kumenya aho byagufatiye, ugomba kumenya aho bituruka, warangira ukatubwira tugafunga inzira zaho bituruka, maze ukakira intsinzi.
maze ukakira guhirwa, maze ukakira gukomera. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Iyakwimanye ejo n'ubu iracyahari, iyaguhagaze ejo n'ubu iracyaguhagazeho, ariko inzira y'aho bikomoka urota bakujyana mu marimbi, urota bakwicaza mu marimbi, urota uri mu kuvugana n'abantu bapfuye, urota uri mu kuvugana ubona ibisimba bikuri imbere, ubona bagutera ibyuma, ubona bakunyaga iby'agaciro, ubona imodoka yawe bayitwara imfunguzo baze uzibura, ugenda ubura ibintu bikomeye bitangaje. Ariko nayo nkubwire ngo hano ku bumwe bw'abera duhagaze mu ihame yitwa ngo izi mbaraga zaguhagurukiye tugomba kuzicogoza zikagenda zikava ku buzima bwawe, kandi Imana iracyakora ibintu bitangaza. Rero wakoze kudukurikirana, wakoze kuza, kandi Imana iguha umugisha, ubwiza bw'Imana bukomeze gukangana muri uyu mugoroba. Ngusabiye kurama, ngusabiye guhirwa, ngusabiye ubutsinzi, ngusabiye igitinyiro c'Imana, ngusabiye imbaraga z'Imana zive kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kwimane, abantu batakwimana, Uwiteka gushyigikire, ndatura ubutsinzi, ndatura guhirwa, ndatura kugubwa neza. Ibyari biguhagurukiye Imana ibyicaze, byari biguteye ubwoba Imana ibibuza inzira, byashaka kuguhambira ibibuza amaboko yazo, amaboko y'ibiguhambira ntakugereho, amaso y'ibikureba ntibikurebe bikumone. Imana ibihume mu izina rya Yesu. Ndagusabe ngo ubwiza bw'Imana bukayangane kuri wowe, Imana itabeshya, itikanga, idafite ubwoba, igufata ukuboko ikugirire neza. Duhamagare maze dufatanye naye gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha, mugubwe neza muri byose. Amen.